waba uherereye hose ku isi ukaba ukurikiranye ikiganiro Ikaze Kumeza. Ikaze Kumeza ni ikiganiro mugezweho nanjye Iradukunda Umuhoza Nadia mbanje kubaha ikaze. Ikiganiro rero cy'uno munsi murabizi nk'uko bisanzwe tubategura amafunguro meza atandukanye. Uno munsi tubafitiye supu fish. Uno munsi supu fish twibanze cyane kuba mama cyangwa se abagore batwite. Ese ni irihe funguro rifite indyo yuzuye bashobora gufata igihe batwite kugira ngo n'umwana uri mu nda abashe kuba yamera neza? Ni ifunguro ushobora gufata kuva ku mezi ya mbere kugera ku mezi ya nyuma, amezi 9 niyo nshaka kuvuga. Uno munsi rero fish soup cyangwa se isupu y'ifi irabigizwe n'ifi, irajyamo amakaroni, ijyemo igitunguru, dushyiramo magi, tungurusumu, pavuro, karoti, korojete. Noneho akarusho kugira ngo ize kuba imeze neza, iri buze kuba iherekejwe n'umugati. Umugati ushobora kugura cyangwa se ushobora no kubikorera uko waba ubishaka kose. Ni ifunguro nk'uko bimenyereye. Na mbere turabanza tugakaraba intoki, tukaba twaronga ibyo tugiye gukoreshamo byose dukeneye kuronga, tukabikata, tukabyegereza, tugatangira guteka ibintu byacu byose tubyegereje kugira ngo tutaza gusiga bimwe tukajya ku ibindi tugasanga byashiririye. Twatangira gukata. Nk'uko musanzwe mubizi, dukata design imwe kugira ngo ifunguro ryacu mwabonye nk'iry'ubushize ukuntu ryari rimeze kugira ngo rize kuza rimeze neza cyane. Iyo ukata korojete rero ukuramo imbuto kuko ntabwo watekana na zino mbuto. Uzikuramo ukazimaramo. Ushobora kwibaza ngo ninzimaramo ndateka iki, ariko burya imbuto ntabwo aba ari byiza yuko wagira gute wazikoresha. Nk'uko rero musanzwe bimenyereye, iyo tumaze gukora mise en place yacu dukura ibyo twakoreragamo mu nzira, aho twakoreraga twasiga isuku kugira ngo bitaza kutugora cyangwa undi wese yaza gusanga turi gukora asange turi gukorera ahantu hari isuku. Kuko burya iyo utekeye ahantu hari isuku n'ibyo utetse byanga ikunda bifite ubuziranenge. Cyangwa kuri gaze yawe, icyo waba ufite icyo ari cyo cyose wateka fish kandi ikaza imeze neza nta kibazo na kimwe ifite.
vegetable oil cyangwa se amavuta asanzwe ariko ubaye ufite olive oil byaba ari byiza kurutaho. Kaza dushyushye amavuta amere nk'acamuka mu gace deni tubone gukurikizamo ibindi birungo uko twabiteganya. Nuko nabwiye isupu yacu y'ifi buze kuza kuba iherekejwe n'iki n'umugati. Rero nuko nabwiye umugati ushobora kuwugura cyangwa se ukaba wawikorera. Rero mu rwego rwo kugira ngo tuze kuba twafata indyo imeze neza, ntabwo umugati ubishaka usereva gutya, ariko utabishaka wakora icyo bita toso bread. Toso bread rero turawufata tukawukata n'ibice bibiri tugashyira kuri tray, then tugashyira muri oven. Ubaye udafite oven wakoresha ipanu nta kibazo. Ya fish soup yacu rero ikaba irabonetse. Wow, that's amazing. Imeze neza cyane birenze uko nabitekereza.
rero hano igeze ushobora kublendinga uba ufite blender, ariko uba udafite blender nabwo wayirira ahangaha uko imeze, byabaye imeze neza cyane. Sisi tugiye gukora, tugiye kwarura. Nabibabwiye ntabwo yagenda idaherekejwe n'umugati. Ahangaha umugati wacu wabonetse, murabona yuko wabaye brownie. Twawucishe muri oven, ariko badafite oven uko nabibabwiye wakoresha ipanu naho byakunda. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, fishi supu yacu turayisoje, then n'umugati uyiherekeje rwose murabona yuko ari ibintu bisa neza cyane. Niyo utarabirya apeti irazamuka, no maso ubona yuko ari ibintu bimeze neza biryoshye. Nk'uko natangiye mbibabwira, fishi supu uno munsi twari twibanze ku bagore batwite. Fishi supu ifasha cyane cyane umugore utwite kuva asamye kugeza igihe abyariye. Simvuga abagore batwite uvuga ati ngiye ubwo nagatwite nabireba, nawe uri mu rugo kuri breakfast, kuri ifunguro rya nijoro cyangwa rya saa sita, nawe yagufasha rwose ukamererwa neza. Sibye n'umuntu udatwite, n'umwana uri kwiga kurya wayimutekera cyangwa se wayimutegurira kugira ngo abashe kuba yakura neza. Ngaruke rero ku bagore batwite, ngaruke cyane ku bamama batwite. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo tuzajya reka gusa, ahubwo tuzajya tubafasha tubagira n'inama mu bijyanye n'imirire cyangwa mu bijyanye no mu buzima busanzwe. Rero ku muntu utwite cyane cyane, irinde kuba wafata, ahangaha tubateguye ifunguro ririmo ifi, ariko irinde kuba wafata ifi buri munsi. Gerageza wenda wifashe nk'uko natangiye mbibabwira, ifunguro ryacu ngiri rirabonetse, rimaze gutungana. Fishi supu yacu nk'uko nabibabwiye njya gutangira, uno munsi twari twibanze cyane ku bagore batwite, ariko ngaruka inyuma gatoya nimvuga abagore batwite ugire ngo ni yawe gusa, nawe uri mu rugo wayitegura amafunguro ya nimugoroba, ya saa sita se cyangwa se ya mu gitondo, hose wayirya ntacyo byaba bitwaye. Cyangwa se ubaye ufite umwana imyaka yose afite ari kwiga kurya, nabwo wayimutegurira. Nk'uko kandi nabibabwiye, ushobora kuba wayiblendinga ubaye ufite blender, ariko ubaye udafite blender nabwo wayirya gusa n'undi ntacyo waba wica. Ngaruke rero ku bagore batwite, uko nabibabwiye, ntabwo nzajya neka gusa, ahubwo tuzajya twigira hirya gatoya, dukure mu nama, tubazanire. Wowe uri umunyamahirwe ubasha kubona kino kiganiro, ubaye wenda utwite cyangwa ufite uwawe utwite cyangwa inshuti yawe utwite, ndagira ngo ugende umumere buno butumwa ngo umugore utwite ikintu cya mbere abujijwe kuba yafata inzoga n'itabi, kuko bigira ingaruka ku mwana. Kandi ikindi cya kabiri abujijwe
ntabwo amafi inshuku yarya kenshi ari meza ku mugore utwite. Wenda ubaye yariye nka 2 mu cyumweru byaba ari byiza cyane kurutaho. Niba utwite irinde kurya ibiryo byaraye cyane cyane ibirimo ubunyobwa. Ikindi gerageza uhagarike kunywa amaji akorerwa mu nganda bitewe n'amasukari bashyiramo cyangwa se acide zituma zimara igihe kirekire bashyiramo, ntabwo ziba ari nziza ku mwana. Wenda ikindi gihe tuzareba uburyo wategura fresh juice uri iwawe mu rugo ukaba wayinywa, kuko izo ji nizo ziba zikeneye, kuko ziba zikimeze neza zifite intungamubiri ihagije. Ikindi nagarukaho, gerageza wite ku mwana ukuri mu nda, gerageza nawe witeho ubwawe, kuko kubyara umwana ushyitse ni ikintu cya mbere nzi neza ko gishimisha umubyeyi. Rero ikindi gihe ushishikaje kuzabana natwe, gerageza ariko subscribe n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bizajya kugeraho isaha ku yindi. Ikindi kandi nababwira, ubaye ukeneye amafunguro iwawe mu rugo cyangwa se ubaye ukeneye umuntu ugutekera mu kirori runaka, ubukwe se, anniversary, inama se cyangwa ibindi birori bigiye bitandukanye, ukaba ukeneye umutetsi, ndahari. Amazina ni Nadia, nomero ni 0788655593. Ndasubiramo, ni 0788655593.